kampani nyinshi zikomeye ku isi zirabikoresha, nibwo buryo buri efficace bufasha ibigo binini kuba byageza serivisi zabyo ku bantu benshi mu gihe gitoya ku isi. Ababikora rero muri ubwo buryo babonamo amafaranga meza, agakora ubukwe yambaye akantu keza kandi nawe ukaba wabonye amafaranga. So ni muri ubwo buryo kuko akenshi tujya twishyiramo yuko kugira ngo utangire business bigusaba kuba ufite za miliyoni nyinshi cyane, ariko ubu muri iki gihe sicyo bivuze. Icyo bivuze ubana ute, ubana n'abandi, ese bakenera ibiki, ese uzi aho biri, ushobora kubarangira aho biri, iyo ubarangiye aho biri, kubera ko turi mu buryo digital biravuze ngo ushobora kubona inyungu runaka bitewe n'uko warekomanze. Wikoresha rero contact ufite nabi, zikoreshe neza, zishobora kukugirira umumaro. Ariko rero noneho nagira ngo nkubwire ngereranije kuri icyo ngicyo, iki gishoro cya botike ushobora kuba utagifite ariko ugatangira business bigakunda ufite amafaranga aciriritse. Narabigeseye, narabibonye ko birimo amafaranga, wabishyiramo umuhate amafaranga yaboneka, yayabona. Iyi ni Talent TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro ya Nyagasani. Nk'uko rero gahunda zacu za buri munsi ari ukubagezaho ibiganiro bishobora guhindura ubuzima ndetse n'imibereho yacu ya buri munsi. Ni muri ubwo buryo uyu munsi tubafitiye umutumirwa, tugiye kuganira nawe. Ese wari uzi yuko ushobora gutera imbere, gukira, kubona amafaranga ufite internet gusa? Hariho abantu benshi bibaza ko gukira cyangwa se gutera imbere bikenera igishoro cyinshi, cyane cyane ko muri iki gihe dufite n'ikibazo cyane cy'ubushomeri mu rubyiruko ndetse no mu bantu bose. Ese wari uzi ko ushobora kuba ufite amafaranga make cyane cyangwa se ufite internet gusa ukaba waba umukire, waba umukungu? Birashoboka. Reka tubahaye ikaze, dukurikire umutumirwa wacu. Reka tangira twibwira, atubwire ukuntu ibyo bintu bishoboka. Mwaramutse neza. Amakuru ni meza. Turagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu kuri Talent TV. Nanjye ndabashimiye. Rero twagira ngo tangire wibwira abadukurikiye, nubwo umaze kuba inshuti yacu, ariko hariho nk'umuntu aribwo abagiye kureba kino kiganiro bwa mbere, watangira nawe umwibwira. Ndabashimiye, nitwa Nshimiyimana Eric, ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'abana 4, umukobwa umwe n'abahungu 3, nkaba nikorera. Eric, urakoze cyane. Twihuse muri no minsi, muri ibi bihe, si no mu Rwanda gusa, ni isi yose hari ikibazo cy'ubushomeri cyane. Hari abantu benshi bize barangije kaminuza, ugasanga umuntu amaze imyaka 5 yicaye mu rugo, akakubwira ati nta kazi, cyangwa umuntu akakubwira ati mfite ibitekerezo bya business ariko nta bushobozi, nta gishoro mfite. Ese nk'umuntu wikorera, nk'umuntu bimazemo igihe, ni ihe nama wagira abantu cyane cyane urubyiruko? Ese birashoboka ko umuntu yabasha kwikura mu bukene nta gishoro, nta mamiliyoni afite? Urakoze cyane, uko bivuze birashoboka cyane, kuko si n'ikibazo cy'ubushomeri gusa, noneho hajemo n'ikibazo cya COVID-19, aho bisaba yuko abantu bakoresha ubwenge cyane kurusha uko bakoresha imbaraga, cyane cyane ko aho twazikoreshaga kenshi byagiye bigaragara yuko noneho byasabye ko ziguma mu rugo. Icyo gihe rero byasabye yuko isi ihindura umuvuno, niba ariko nabivuga, cyangwa se abatekereza bakareba kure, mu buryo bw'uko bahise batangira kuyoboka inzira yo gukoresha ibintu mu buryo buri digital. Warubajije rero uvuga ute, se birashoboka yuko umuntu ashobora kubona amafaranga cyangwa se kuba yakira bitewe n'imbaraga wabishyizemo n'umuhate wabishyizemo akoresheje internet gusa? Yego, birashoboka. Hari ingero zibigaragaza. Turamutse tunafatiye ku rugero rwa hafi muri iki gihe cya coronavirus, byagaragaye ko mu binyamakuru cyangwa se muri biriya bigo bishinzwe kugaragaza index z'abakire ku isi, byagaragaye yuko ikigo gikomeye ku isi cyitwa Amazon aribwo cyakoreye inyungu nyinshi cyane ingana na billions 200 z'amadolari nk'inyungu
babikesha internet, kuko abantu noneho bari bafokasinze bari mu rugo bagakoresha ikoranabuhanga kugira ngo ibyo bakeneye bibagereho, kuko batari bagishoboye kujya kubyishakira mu maduka n'ahandi bibarizwa. Rero gukoresha internet ukaba wakira birashoboka. Hari uburyo bwinshi, uti gukoresha internet birashoboka, ariko hari nk'umuntu w'umushomeri ushobora kuvuga ati internet nayo irahenze, ariko hari ntekereza ko wenda abakoresha MTN cyangwa bino bigo by'itumanaho bitandukanye dukoresha, hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kugura internet y'amafaranga make, guhera ku 100, 200, 300, 500. Ese mu by'ukuri uwo muntu nayo birashoboka ko ashobora gukoresha internet ingana gutyo akagira uburyo ashobora kwiteza imbere? Mbese dusobanurire, duhe nk'urugero, urugero rwa Amazon, uduhe nk'urugero rw'ikintu kimwe gifatika cyoroshye kumva abantu badukurikiye bashobora kumva, bakumva ko ari ibintu bashyira mu bikorwa. Yego birashoboka. Ingero zirahari nyinshi, sinzi ko nazivuga ngo nzirangize, gusa icyo urubyiruko rusabwa ni ugukoresha iyo internet mu buryo burwubaka kurusha uko ruyikoresha mu birusenya, kuko n'ibirusenya birahari kuri iyo internet. Kugira ngo rero muri iki gihe bigaragara nka wenda ubushomeri buri hejuru, umuntu ashomere ariko narangize udufaranga duke yari afite aturangirize mu kureba ibimusenya, ibimutwara mu bintu bibi. Ahubwo hari uburyo bwinshi, hari ibigo byinshi byafunguye ku isi. Yego y'ikoranabuhanga rije cyangwa se ikintu iyo habaye impinduka yose habamo n'ubutekamitwe bugenda buziherekeje. Bisaba yuko uba careful cyangwa se witondera ibyo ugiye gukurikiza gukoramo business, ukabanza ukareba wenda bafite ubumenyi bwisumbuyeho kukurusha kugira ngo babashe kukuyobora, kukwereka inzira ikwiriye. Hari nk'uburyo bushyashya busigaye bukorwamo business bwitwa multi level marketing. Company nyinshi zikomeye ku isi zirabikoresha. Nibwo buryo buri efficace bufasha ibigo binini kuba byageza serivisi zabyo ku bantu benshi mu gihe gitoya ku isi. Ababikora rero muri ubwo buryo babonamo amafaranga meza. Hari nk'ikigo cy'abanyamerika cyitwa Business for Home, nicyo kibaha amakampani manini ku isi kandi akora muri ubwo buryo bwa multi level marketing, ashobora kuba yafasha umuntu ku gishoro gitoya afite, akaba yakora akava ku rwego rwo kuba afite amafaranga yo gusavayivinga cyangwa se yo kumubeshaho by'igihe gitoya, bikaba byamuha akazi gahoraho kandi bitamusabye kwideplasa cyangwa gukoresha uburyo bwinshi. Ibyo bigo rero birahari, bikora mu buryo butandukanye. Nabyo nanone bisaba yuko ureba aho ufite imbaraga. Hari ibikora mu buryo bwo gucuruza amaproduit, n'urugero birahari byagiye bizana hano mu Rwanda kandi bigakora. Bitaga Forever. Yego n'ibindi byinshi wenda kubera ko tutari buze gukoresha amazina, ariko birahari byinshi kandi byagiye biza hano mu Rwanda bigakora. Ababikoze babishyizeho umwete hari amafaranga babibonyemo. Hari n'ubundi buryo ushobora gukoresha internet ukabonamo amafaranga. Hari ibyo bita forex trading biba online, nabyo ariko bisaba yuko ubishyiramo ubundi bumenyi n'ubushakashatsi kugira ngo bikore ubizi, ubisobanukiwe, kuko ikintu cyose iyo ugikoze nta bumenyi ugifitemo gishobora gutuma uhomba, nyamara uko bitewe n'uko ufite ubumenyi bukeya. So bifite rero variyete nyinshi. Hari investissement zikorwa online, hari biratandukanye. Icyo usabwa gusa ni ukumenya amakuru yabyo, ukayakura ahizewe kugira ngo utaza hato kuba wajya muri ibyo ngibyo, kuko ibintu byose iyo bikiza ari bishyashya bigendana nanone n'ibibi, ukaba wasanga n'utwo duke wacungiragaho wenda utubuze, tukagenda amaherere. Bisaba rero kubanza ukiransenya, nk'uko n'ubundi iyo ujya kwandika jeroneri hari ubanza kukurekomanda, ukabanza ukareba niba umuntu ubikubwiye ari umuntu wizeye wakubwiza ukuri. Yego Eric, nagira ngo ugerageze uburyo, kuko mu bantu badukurikiye hari n'abantu badafite ubumenyi mu bintu bya IT. Iyo uvuze ngo multi level system, hari umuntu byumva nk'ibintu binini bikomeye. Gerageza udusobanurire. Ushobora kuvuga uti ushobora gufata telefone yawe ukajya muri Google cyangwa se ukajya muri app runaka ukadawunirodinga iki. Nubwo buryo nshaka kutwinjizamo kugira ngo na ba bantu bose badukurikiye bakoresha ama smartphone amenye ngo nabigenza gutya.
ryaba ari isomo rirerire. birumvikana byo ni isomo rirerire ariko wenda ushobora kugerageza kudusobanurira muri make, wenda uwazashaka ubusobanuro burambuye yazatwandikira tukabahuza cyangwa tukatugira n'izindi nama, ariko usa nk'ubigerageza kugira ngo umuntu uri gukurikira kino kiganiro ufite telefone ye washyizemo interinete cyangwa uri ahantu hari wifi, hari n'ahantu hasigaye hari wifi ushobora kugenda ugakoresha interinete udatanze n'ayo mafaranga, avuga ati nk'uko tujya kuri Job in Rwanda, niba ngiye kureba ahantu bari gushaka avuga andika muri Google Job in Rwanda urabona ama-offer ahari, nyine nko muri ubwo buryo. Yes, nari nanabikomojeho nakubwiye ngo hari ikigo cy'abanyamerika gikorana gishyira ku murongo uburyo ibigo bizamuka mu buryo bwa momentum cyangwa se mu buryo bizamukamo bikura mu buryo bwa network marketing, cyitwa Business for Home. Ugiye kuri Business for Home ukareba ushobora kubona amakampani arenga 4,000 aristinzeho, hanyuma ukagenda ureba imwe ku yindi ikikora, ukamenya ngo ikora iki ikora ite, kuko nabo bajya gushyira kampani ku rutonde rwabo ari uko babanje kuyikorera isesengura bakareba niba iyo kampani yujuje ubuziranenge, niba ibyo ikora bizwi, hari aho yanditse. Ntago bapfa gushyiraho scams zose nkuko nabivuga ngo hari ne scams zizi. Icyo bita scams ni abantu baza bikinze inyuma y'iryo koranabuhanga, hanyuma barangiza bakarya amafaranga y'abantu ntibazongere kugaragara. Hanyuma ikindi waruvuze kivuze ngo se wajya muri telefone ukareba muri Google muri iki, usuye iyo Business for Home nzi ko wahavana idea. Hanyuma ariko nciyemo muri makeya no muri iki gihe cya COVID-19, ndibuka hari article nigeze gusoma mu kinyamakuru cyitwa New Times cya hano iwacu mu Rwanda, kiro kivuga yuko muri iki gihe cya COVID-19 affiliate business cyangwa se business z'uruhererekane niyo iri muri urwo rwego rwa multi-level marketing. Business z'uruhererekane zikorwa zite? Ni igihe company iba yarabwiye nk'umuntu ati dushakire community, dushakire aba buyers, dushakire abantu bazajya bamamaza ibicuruzwa byacu, yewe nkakurekomanda business ukajoininga. You joining ute? Ujoininga unyuze muri link naguhaye kugira ngo ubashe accessinga iyo business. Iyo niyo bita affiliate business, mu buryo bwo kuranga ibicuruzwa by'ikigo runaka abaguzi bagura ukabonaho commission. Ibyo kandi na hano mu Rwanda birakora. Uramutse ufashe ikigo runaka ukakibwira uti yewe nzajya mbazanira abaguzi, commission barayitanga. Iyo niyo bita affiliate business. Rero ni nyinshi, ntabwo natanga urugero rw'imwe, nabanyamamarije kandi nta itanyishyuye. So ni nyinshi, gusa umuntu abikozeho ubushakashatsi, cyane cyane yuko abo tuvuga ari abajene kandi abajene bazi gucukumbura. Abikozeho ubushakashatsi cyangwa kabishakaho guidance, ashobora kureba umuntu ubifitemo ubuzobere ubisobanukiwe akaba yamuguidinga. Ariko ibyo birashoboka cyane kuko iyo ugiye nko kuri iyo Business for Home ugenda ubona abantu bahembwa 2,200,200 nta gishoro ku kwezi, nta mafaranga y'igishoro, kapitali igishoro yatanze. Kapitale burya ntabwo ibintu bigusaba gushora ibintu byinshi. Akenshi hari n'igihe usanga biguhombye. Akenshi baba bagusaba community kuri ruhande kugira ngo uyimenyeshe product zawe, ibicuruzwa abandi indi company runaka ifite. Icyo gihe ukabihembera. Rero ntabwo biba bisaba kugira ngo ushoremo igishoro kidasanzwe. Ni internet twavuga kuba uri connected byonyine bishobora kuguhesha amahirwe yo kuba wajya. Ariko tujye tunabirebera no muri uru rwego rwo kuba umuhanzi runaka hano mu gihugu. Iyo amaze kuba populaire cyangwa se amaze kugira abafana benshi, uzareba ibigo by'ubucuruzi uburyo bimurwanira kugira ngo abyamamarize. Nawe rero zira company icyo ziba zigushakaho ni ukureba ese ufite community ingana ite. Iyo community ni determine icyo ubona ko mu gihe cyo ku kwezi cyangwa ku munsi cyangwa bitewe n'igihe bigira. Rero abantu ufite bibapfusha ubusa, babwira amakuru, babwire kuko barabikeneye kuko hari nk'igihe umuntu agira atya akaba agiye nko gukora ubukwe akaba atazantu yagurira online alliance n'urugero. Aho ukaba ufite ikigo runaka uzigikora muri ubwo buryo, ushobora kumurekomendinga kuri link yawe akaba yaguriye alliance, agakora ubukwe yambaye akantu keza kandi nawe ukaba wabonye amafaranga. So ni muri ubwo buryo kuko akenshi
tujya twishyiramo yuko kugira ngo utangire business bigusaba kuba ufite za miliyoni nyinshi cyane, ariko ubu muri iki gihe sicyo bivuze. Icyo bivuze ubana ute, ubana n'abandi, ese bakenera ibiki, ese uzi aho biri, ushobora kubarangira aho biri, iyo ubarangiye aho biri, kubera ko turi mu buryo digital, biravuze ngo ushobora kubona inyungu runaka bitewe n'uko warekomanze. Wikoresha rero contact ufite nabi, zikoreshe neza, zishobora kukugirira umumaro. Eric, urakoze cyane. Wabwira iki umuntu, si urubyiruko gusa, n'umuntu uwo ari we wese wumva ashaka gukora? Hariho abantu bumva bashaka gukora ariko nta ibitekerezo bye bigasa nkaho biri limite, akumva afite imbaraga, afite ubushake, ariko nyine ugasanga afite limite cyangwa se inzitizi za kwa gutekereza ko gukora ari ukuba ufite igishoro. Ni iki wamubwira? Kuko birababaje kubona uri umuntu mukuru ufite imyaka y'ubukuru ukaba nyine utabasha kwikemurira na bya bibazo by'ibanze cyangwa se ibyo twita besoin primaire, kubera kuvuga ngo ndi umushomeri kandi ufite ubwenge, warize cyangwa ntiwanize ariko uratekereza. Umuntu wese aba ubwenge n'ubw'abantu bose, kandi ufite ubushake pe, ufite n'imbaraga, ariko ugasanga imitekerereze yacu ifite inzitizi, ari ahantu itarenga. Ukumva kuba utabonye umuntu ngo aguhe akazi, ujye muri ofisi umukorere cyangwa ujye muri magaze umucururiza, ukumva naho gusa ibyo bitabonetse ubu umushomeri igihe cyose. Ni iyihe nama watugira twese ndetse n'abandi bantu muri rusange? Inama iroroshye, ni nk'iyo nanjye nakwigira, cyangwa niyo nanjye ndimo nigira, kuko nanjye sindagera iyo njya, ndakiyubaka. Inama iroroshye, koresha uburyo ufite neza kandi ubukoreshe mu gihe, kubera ko niba igihugu cyacu cyarashyizemo igishoro kugira ngo fibre optique zigere hahandi ku cyaro, ushobore kugira access kuri internet, buriya ntabwo leta iba yabikoze ibikorana ubujiji. Ibishaka kugira ngo nawe aho uri aho ariho hose ugire amahirwe yo kuba wabasha gukonekita n'isi, umenye aho isi irimo yerekeza, umenye icyerekezo cy'isi. Ariko tube turetse wenda no kumenya icyerekezo cy'isi, tubanze tunamenye n'icyerekezo cy'igihugu cyacu. Icyerekezo cy'igihugu cyacu nicyo kukubwira ngo koresha amahirwe twashyize ku nzira yawe kugira ngo uyabyaze umusaruro, kuko ntabwo twese dufite biro tuzajyamo, ariko biro yawe ishobora kuba iyo telefone ufite, amafaranga yawe wafashe ugashora, cyangwa gift wahawe n'umuntu akaguha telefone iri smart. Ngero ngo muherutse kubona campaign yari imaze igihe iba mbere yuko covid iba, yo kugira ngo buri munyarwanda agire smartphone. Biriya bivuze iki? Bivuze yuko buri igihugu cyacu kirifuza yuko, ndetse n'umukuru w'igihugu yabigizemo uruhare n'awatanze ya mbere yo kugira ngo smartphone kuri buri munyarwanda. Buriya hari message abatanze, abavuze ngo ndashaka ko aho uri uconnectinga with the rest of the world, umenye amakuru ari ku isi yose, ariko mbere yo kujya ku isi hera no mu Rwanda, kuko no mu Rwanda opportunity zirahari. Iyo telefone yikoreshe neza, izo contact zikoreshe neza, wifata internet ngo uyigire ikintu cyo kukurangaza, ahubwo ufata internet wigire ikintu cyo kukwenforma, cyo kuguha amakuru, kandi amakuru agufitiye akamaro. Niyo nama navuga. Ikindi, koresha inshuti zawe, koresha contact zawe, umuryango, mu buryo mwese bubazamura, butari kuzamura wenyine, kubera yuko hari impamvu Imana iguhuza n'abantu, hari impamvu Imana ituma tuba inshuti, bigirira umumaro, n'amakuru. Ikindi nuko iyi internet turiho muri iki gihe bigaragara yuko iriho yica urubyiruko cyane. Urubyiruko rero inama narugira nuko iyo internet ishobora kukugirira nabi, ishobora no kukugirira neza. Yikoreshe neza rero, uyijyana mu buryo bwubaka akazoza kawe cyangwa se future yawe, kugira ngo ejo uzabe uri umunyarwanda ubereye igihugu. Eri, tukiri aho ngaho watubwiye iriya gahunda ya business for home, ushobora kubonaho kampani zitandukanye zikora ibintu bitandukanye, bafite ibicuruzwa bitandukanye. Aho ndi kumvamo kwamamaza, ni nko kwamamaza, kuranga kampani runaka ikora ibintu runaka. Ese nta bundi buryo, nta zindi kampani zihari? Urumva harimo marketing, uriya no ku marketing ni impano. Ni impano ko wabwira umuntu uti ikigo runaka bafite ibintu runaka, ubishaka wabibona aha, nabyo ni impano. Ubwo ni uburyo bumwe. Ese nta bundi buryo bundi bwaba buriho muri izo kampani bundi ushobora gukora wenda bidasaba kwamamaza
gusa Yego, product burahari. bakora burahari nibyo nakubwiraga ibigo birenga ibihumbi 4 bifite content zitandukanye. Nakubwiye ko hari ibikora mu buryo bwa forex trading, bya bindi forex iri online forex bigusaba kwiga ukabimenya, ariko bitari urusimbi. Ni forex trading, uburyo bw'ivunja n'ivunjisha, uburyo bw'isoko ry'imigabane nk'uko na hano turigira, ukamenya igihe imigabane yaguye. Ushobora kuba financial advisor w'umukire runaka, ukamubwira uti aha ngaha iyo uhashoye aya mafaranga na gutya, mu gihe runaka yababyaye aya ngaya bikaba byakunda, nawe ukabonaho ayo mafaranga. Biriho byinshi. Hari aho ushobora gukora investment mu gihe runaka ikakungukira, ariko nk'uko nabivuze ugomba gukora icyo twita due diligence, kubanza gukora ubusesenguzi ukareba niba ibyo bintu ugiyemo bishoboka, ukabishaka ukabikoraho research. Ndabizi urubyiruko ruzi gukora research, turabizi, tuzi kugoraguza izo internet, ariko nk'uko warubimbajije hariho variete, hariho ibintu bitandukanye by'ubwoko bwinshi. Hari izifite amaproduit marketinga, hari izikeneye crowd, kugira abantu benshi, kugira ngo urugero nk'izi za Facebook icuruza iki? Icuruza nyine subscription. Abantu bayiriho nibicuruza, ni ukuvuga ngo abamemba ba Facebook nibo yamamarisha, ivuga ati mfite aba subscribers billions 2. Nk'izo za Facebook zifite imigabane ku isoko ry'imigabane, hari abayiguramo bakaguriya amafaranga bashoboye, igihe runaka ikazamuka bakaba bayigurisha, gutyo capital growth niko nabyita. Ariko ibyo ukora byose ukabikora ufite icyo wubaka iwanyu, kuko bishobora kuba kutaba sustainable for long time. Wowe icyo ukora ni bya bindi His Excellency yatubwira ati ahantu u Rwanda rufunguye ambasade cyangwa se rukreye umubano naho, no kuvuga ngo iryo riba irindi soko, ariko mugende muhahe mugaruke mwubaka igihugu cyanyu. Nicyo kintu cyonyine numva nababwira. Birahari byinshi byo gukora, bagiyeho bagakora research, ndabizi ko babona buri muntu akagenda fitinga muri domaine ye aho yumva bimworoheye. Birumvikana, ariko nk'uko wari watubwiye hariho abantu bamwe bihisha inyuma y'izo kampani, kuko tekinoloji yateye imbere cyane, bakaba bakiyitirira izo kampani ariko ari abajura bagira ngo barye amafaranga y'abantu. None nk'umuntu uri kudukurikira akumva rentehase no kuba koko yakoresha ikoranabuhanga, akareba izo kampani, akareba ibyo zikora, akagira gute, azabwirwa n'iki no kumenya ngo abano bantu ni kampani zizwi, ibyo bakora ni ukuri, cyangwa se kugira ngo birinde bwa butekamutwe? Ni iyihe nama yamubwira umuntu yabikora mu buhe buryo, cyane ko tekinoloji isigaye iri ku rundi rwego? Yego, isigaye iri ku rundi rwego. Hari nabivuze yuko hari abatekamutwe babyikinga inyuma, akiyitirira ikigo runaka kandi atari cyo akorana nacyo. Buriya rero kubera ko isi byaranoroshye, bisigaye byoroshye, dusigaye dufite abantu muri za diaspora, dufite abantu baba mu bihugu bitandukanye ku isi. Buriya nubona ikigo kikubwira ngo gikorera aha n'aha, ushobora no kubanza ukiransenya ukamenya ngo koko icyo kigo kirahari, hanyuma ukamenya amakuru wabonye kuri internet niba matchinga n'ibiri aho ngaho. Hari uburyo bwinshi washakamo amakuru no kuri internet, burya wanashaka naho hari uburyo ushobora kumenya niba icyo kigo kiri genuine cyangwa ari abatekamutwe baje kuri internet. Nk'uko nabivuze, mbere y'uko ushora banza ukora ubusesenguzi, ukora ubushakashatsi, utwo duke wari ufite tudahira muri abo batekamitwe. Hanyuma nibiba ngombwa wegera umuntu wumva wabakurushijeho ubumenyi, cyangwa se waba ufite contact iri hariya muri icyo gihugu, wenda icyo kigo cyakubwiye ko gikoreramo, ko hari benshi bavuga ko bakorera n'ahantu batahakorera. Bigasaba yuko ukora ubusesenguzi ukareba niba koko aho hantu iyo adresse bashyira kuri internet niba ihari, hanyuma ukanareba niba ibyo bakora ese biremewe mu gihugu barimo. Biremewe, kuko ntabwo twarindira ko ibigo byose biza gukorera mu Rwanda kugira ngo tuzakorane nabyo, ariko urabanza ukareba n'ibyo bakora byujuje amategeko. Ejo utazakorana n'abateroriste cyangwa ugakorana n'ibyihebe, nawe bikakugiraho ingaruka. Yego, kugira ngo wenda abantu badukurikiye bashire amatsiko,
wenda ntujye muri detaye cyane ariko nkawe ku giti cyawe nk'umuntu witeje imbere nubwo wenda hakiri urugendo kandi mu byo ukora bitandukanye harimo no kwinvestisa mu bijyanye n'ikoranabuhanga waba ushyizemo amafaranga cyangwa se utanayashyizemo ari ya makuru kumenya ya makuru za kampani zikoreraho n'ibyo zikora ukaba wakoresha ya interineti yawe gusa ese nkawe ku giti cyawe hari aho gukoresha interineti utatanze amafaranga utashyizemo investisoma y'amafaranga utashyizemo igishoro cy'amafaranga ari ugukoresha interineti kuko ufite bando gusa ntabwo byita bando cyangwa ufite wireless ahantu runaka ku giti cyawe waba warabikoze bikaguha amafaranga. Impamvu natangiye ntanga izo nama zo kwirinda nuko burya baravuga ngo ukize nk'ubarayiganira hari ibyo nahuye nabyo yego bintwara ayo mafaranga ariko hari n'ibyo nahuye nabyo nsanga nabyo biri genuine birakora birimo amafaranga wanashaka ukabishoramo ayo make ariko ukabona revenue ivuyemo iraruta igishoro washyizemo nuko wenda ntabishyizemo imbaraga nyinshi cyane ngo mbikore nk'umwuga kubera ko mfite ibindi nkora hano ariko narabibonye ko birimo amafaranga wabishyiramo umuhate amafaranga yabona. Hari igihe umuntu yumva gushora cyangwa se kwinvestisa wenda umuntu akavuga ati se ni amamiliyoni nangahe ese ukurikije nubwo wenda ubushobozi bw'abantu bugenda butandukanye ni urugero ariko umuntu gushora yasaba nibura ko yaba afite kuko twumvise ko hari uburyo bubiri ushobora gukorana na za kampani amakuru bakaguha amakuru ukabamamariza ari interinete gusa bakaguhaho ayo mafaranga cyangwa se komisiyo ariko hari n'uburyo nawe ushobora no gushoramo amafaranga yawe bakaguha inyungu runaka bitewe na monta cyangwa se n'umubare w'amafaranga n'igishoro washyizemo ese kuri wa wundi ushobora kuba yashaka gushyiramo igishoro ariko afite igishoro gikeya intangahe n'urugero ese umuntu ufite umuntu ashobora kubyumva akavuga ati mfite 50 cyangwa se mfite 100 ariko wenda abantu numva ko bavuga ko 50 nta business yakora ese iyo umuntu avuze make ni nkangahe n'urugero nubwo bigoranye ariko bigiye bitandukanye make nyine ni make ashoboka kuko iyo ugiye gutekereza dufate nk'urugero business wenda twavuga isaba igishoro kitari cyinshi cyane ubu ngubu hano iwacu mu Rwanda navuga wenda nk'umubyeyi wizunguriza agataro ashobora kuba afite igishoro wenda cy'ibihumbi 5,000 ibihumbi 3 se akakizunguza mu cyumweru kikaba cyamubyarira 15 iyo yagize amahirwe ntahure n'abashinzwe kubahiriza amategeko yo kugira ngo tudateza akajagari ariko mu by'ukuri ubundi ubucuruzi tuzi bwemewe n'ubwo gufungura nka botike gufungura umuryango abantu bakaba bazi adresse y'aho ukorera ibyo bicuruzwa byakaba bafite aho babisanga hazwi cyane cyane kuri abantu bacuruza ibintu abantu barya cyangwa banywa bisaba kugira isuku yabyo y'umwihariko rero igishoro nk'ubu uyu munsi uvuze ngo ugiye gushinga butike uracyumva igishoro bigusaba nta mafaranga atari makeya ariko rero noneho nagira ngo nkubwire ngereranije kuri icyo ngicyo iki gishoro cya botike ushobora kuba utagifite ariko ugatangira business bigakunda ufite amafaranga aciriritse ubwo impamvu ntari buze kuvuga ngo monta runaka niyo waheraho ni ukubera yuko bizaterwa na choice y'ikigo uzahita gukoranamo nacyo kuko nabo bagenda bakora package bakurikije kugeza kuri middle income earners abantu bafata amafaranga aciriritse so rero baba batekereje kuri sectors zose kuko iyo community yose baba bayikeneye kuko n'ubundi abo nibo bakonsomateri ubundi kuko babona amafaranga bayakonsoma uburyo abantu bafite amafaranga nanjye uvuga ngo bakire abantu bafite amafaranga akenshi bazi no kuyazigama ntago bayasesagura cyane ariko burya twe tutayafite tutaragira menshi akugera mu mufuko yashyira mu mufuka wundi rero ni twebwe bakonsomateri nicyo rero bivuze ngo mu gihe cyose waba ugiye gushinga nk'ikigo cyangwa ugiye gukorana n'ikigo nk'icyo ngicyo ugomba kumenya yuko abo bantu babatekerejeho kuko bazi ko ari bo bakonsomateri ni ibyo ngibyo ubundi igishoro kigenwa
na kampani ugiye gukorana nayo n'ibyo bakora. Ariko wumve ko amafaranga ari munsi ye yashora botike ashobora gutangirira iyo business ikaba yakuzamura. Nukomeza kwitsa ku kintu cyo kubanza gukora ubushishozi. Eric, reka tugushimira cyane kandi tugusaba ngo twemerere abantu bashobora kuzatubaza amakuru arambuye kuri ubu bumenyi bwo gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se internet witeza bikaba byabasha kuguteza imbere udafite igishoro cyinshi cyangwa se nta n'amafaranga ufite. Umuntu ashobora kuzatubaza ati ko mbonye kampani runaka ese mwamfasha mukamenyera. Turizera ko umunsi twawe uzadusaba ubufasha cyangwa se ubundi bumenyi burenze kuko uri mu bantu ukurumva iyo wabinyuzemo uri mu bantu bashobora kuba bafite ubumenyi runaka ku buryo ushaka kugira inama undi muntu ushobora gushaka kugenda muri iyo nzira. Turizera ko umunsi twagusabye ubufasha uzabuduha kandi n'undi munsi tuzagutumira kugira ngo ukomeze utuganirize uducalenjinge uduhe ibitekerezo bishobora gutuma dutera imbere kuko nicyo buri muntu wese ntekereza yifuza. Umuntu wese yifuza iterambere muri ibi bihe cyangwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Nizera ko nabwo uzaduha umwanya uzatwemerera kutuganiriza. Inama ku bumenyi buciriritse mfite nayitanga hanyuma nawe akiyongereraho ubwe cyangwa agashaka abafite ubumenyi bwisumbuye. Hanyuma ku kijyanye no kuri Talent TV byo nta kibazo, igihe cyose mwankenera mwumva hari icyo natangaho ibwunganizi gifitiye ubushobozi nta kibazo nzaboneka. Eric, turagushimiye. Nanjye ndabashimiye. Umunsi mwiza, urakoze cyane. Bakunzi ba Talent TV twongeye kubashimira. Twumvise ko ikoranabuhanga iyi telefone ushobora gutera imbere, ushobora gukira, ushobora kubona amafaranga. Kandi murabiza kenshi cyane cyane urubyiruko twirirwa mu bintu byinshi bitadufitiye akamaro dukoresha internet. Uri kuri groupe y'abantu 100 200 uri gusubiza nta gitekerezo kirimo inyungu cyunguka gihari. Ariko birashoboka jya muri business for home urabona kampani nyinshi zitandukanye usome umenye ngo bano bantu bakora bate bakora iki. Hari ubumenyi bwinshi ushobora ukoresha telefone yawe gusa uri mu rugo. Hari ibyo yatubwiye bya forex bureau kuriya byo gushanja amafaranga. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukora akiteza imbere akabona amafaranga akoresheje internet. Turabashimiye tubifuriza amahoro ya Nyagasani. Ibindi bisobanuro byose cyangwa se ushaka kugira ubumenyi burenzeho cyangwa se bwisumbuye bwo buryo ushobora kwiteza imbere kandi ukoresheje ikoranabuhanga turahari ku bwanyu. Murakoze cyane, ibihe byiza.